na Kiramani bro Kira urutwe na Mitsutsu wakanze akanyenyeri akanyoreza imbuto urutwe n'abamenya waje saa 7 z'ijoro avuye mu kazi akaza yikoreye amata ku mutwe azemani ko iki mutagira imitima ko iki mutagira urukundo muri ubu buzima bro isi yose ramenye yuko Jack agiye gupfa habe no kunyandikira habe no kumamagara uri umuntu wajyaga kuri live ukerekana yuko ngugiye ngo kumfasha ngugiye ngo kumba hafi urabyibuka ubakoze live cyashaka ngaho urabyibuka ukora live na ba Brian na bakasuku wigize umwana mwiza werekana yuko ngo ngiye kumba hafi ibintu nk'ibyo man ngiye mure n'ikibazo mure n'inkuba inkubite ndoza ari ukunkubita habe no kunyandikira eka mubwije habe no kumamaga mbabarira ngiye n'amafaranga yake Jemba ngoma kujanga kwaza gusubiza nyuma urabarantinga muri kabanza kanyuma nari uraza gusubiza bro ngiyewe Jack ndi umuntu ugira umutima mwiza muri ubu buzima abantu babimenye umuntu utaruna nabiza bimenye abantu mumbona mu isuri itandukanye ari n'ugushaka amaramuko no gushaka amafaranga ntago nahora ndi marayika ngiye imbere ya kamera mbashaka amaramuko ariko mu bantu bagira umutima mwiza ndimo mu bantu bakitabaza vuba na bwangu nemero ya mbere nkaboneka ku kintu runaka ndimo mu kiriyo ndaboneka mu makwe nkaboneka mu mabidi nkaboneka mu byago nkaboneka ibintu byose bibonekamo nta kintu wazo nyisobanura aho mbwira ngo urabona ngo nawe n'ikibazo kiniki nana kimwe narabonaga muri bazima mwirwa mu postinga mwirwa mu biganiro mu bici byose narabonaga muhumeka mumeze neza nana kimwe muzigira muza kunyisobanura aho ngiyewe nashaka ntayico mutumo ye bro we don't pray Jakaraje vuga gake atabyumva welcome baramwita Jackie kaze neza muri game chaka wacu baramwita Jackie don't pray ewe inchku yara Evan Jackie ariko yashizemo Evan ariko man yeah ladies and gentlemen ibintu tuje gukora hano ni ibintu bisa nkaho ari surprise multiprise tuje gukora surprise umuntu bita Jackie Chandolo aka Jackie w'i Rwanda Jackie wirwanyeho amasengesho Jackie mudakubitwa Jackie azasobanura uburyo yaje wowe bwambere uhora Jackie mwahuriye he Jackie uriya Jackie bwa mbere duhura soko ndahibukara ntari kuhibuka nawe ndi kwibuka hano neza twahuriye fresh bwa mbere na mbere gusa umunsi nibuka kera duhura ni umunsi twahuye na bakamaro byari mu kabara hano tuhari hejuru nabahuriye na Jackie mu kabari nanjye twahuye bwa mbere ariko unyuze mu kabari Jackie akunda kabari simbizi ari cyagiye Jackie twahuriye ahantu twagiye guhostinga umuntu bita hari umubaby wari inshuti hostinzeho uramurimo wakahebwa wakoze oya bari bambwiye yuko hari umukobwa ari wakoze uwo murimo wakahebwe wajya kumusapote na Jackie ari wowe escort none njyewe wakoze akazi k'escort nshaka kumufatira yanga kunywa urumva hari umukobwa washatse gufatirana yawe navuze ni umuntu yari muzima kumufatisha n'insazi reka mwiyegereze ya hostinze mufatirane hari ikintu yashizemo uwo mwana nabwo kandi biragorana haza abandi bagabo uwo mwana yasindaga ashaka umuntu we wanyawe hari abantu usindisha uzi neza yuko aribwo bari buguhe abana b'inzobe bagasinda batekereza abandi bantu ubwo mwana nawe arashaka undi muntu aho rero nahuriye na Jackie yego ariko turajya kure ndagira ngo mbabwire ngo Ibuga Global TV ni televiziyo ya mbere mu Rwanda iri ku YouTube channel ni nayo yonyine ishobora ko yafashe kino kiganiro ikagishoramo amafaranga ku buryo mu byo turi bukore byose ujye wandika ahantu ngo Ibuga Global TV
ni YouTube channel ushatse wagenda ugahita kugira ngo umenye ukuntu iyo unayisubscribe. televiziyo bitoroshye. Yego. Reka nze nkwereke mbanze nikoze mu cyumba nkwereke uburyo umuntu uba uziranye n'iyo televiziyo Yego. aba yishamitse. Nuko bimeze rero kugira ngo turabatindira n'iki narabasobanurira dore hano dufite keke ku bari kuyireba neza handitseho ngo Jackie welcome again in genge. Kaze neza muri genge rero ni umuryango, hasi handitseho amena. Amena ni izina ry'indirimbo yacu igiye gusohoka ahanini twahimbye bigendeye kuri situation Jackie yarimo itari imeze neza, nuko bimeze kabisa. Ariko tugiye gukora surprise Jackie, turebe se ari twarute, nabona twamukoresheje agakeke tumuhereza ikaze cyane ko ubu yarakize ameze neza, ari kugenda arya agatoki n'ibiki byose kugira ngo yongere agarure umubiri n'iki byose. Impamvu twahise surprise ntabwo ari bya bindi byo kubya by'amapranka, ni surprise kubera yuko umukobwa witwa Bora Nikita niwe uramuza kumutuzanira hano, twamubwiye ngo aze kumuzana ahangaha hari agashow gutyo gusa. Ya televiziyo ikunda gushyiriraho abantu, hari televiziyo yaje ikunda gushyiriraho abantu, ntabwo ari ukubeshya. urumva? Reba ukuntu mba meze rwose, urabona ko meze nka gitifu. Urabona hano bampaye ino televiziyo yaje ije guhindura ubuzima bw'abanyarwanda. Bampaye kajenda ko kwandikamo imigabo n'imigambi mfite muri uyu mwaka. Urumva? Urabona ko bashyizeho nyakubahwa muri Amerika, bashyizeho ikintu televiziyo irimo iragenda ishyiriraho abantu. Noneho nk'abantu muba barimo baranywa nk'akantu bita kamana, Mana energy drink ya mbere mu Rwanda ushobora iryoshye. kugasukamo hano, wamara kugasukamo hano ugasigara unywera mu ibuga. Iri buga rero mwirirwa mubona, Ibuga Global TV, iryo ryonyine ubu tugiye kwibanda. Banza unabasobanurire ngo ibuga ni iki kugira ngo ibintu bize gukurikirana. kwanza Ibuga ni televiziyo YouTube channel. Ni YouTube channel ariko nanone ni televiziyo kubera ko mu minsi iri imbere ni Canal Plus biri kutwerekana neza DSTV za StarTime zazi kutwerekana nka televiziyo ya mbere mu Rwanda. Nkakubwira ngo Super Commando nanone ni energy drink iryoshye ukwiye kunywa uri wawe uri mu biro byawe byose, ariko nyine twitsa ku Ibuga Global TV genda urebe amakuru. So rero boss w'ibuga yaradutelefone yatubwira ati se Jackie yarakize. Tamubwira ati Jackie yarakize. Ati none se niba yarakize niki kintu twakora mu rwego rwo kugira ngo agaruke ku murongo? Yego. Ndamubwira ni buriya Jackie kugira ngo agaruke ku murongo, ikintu cyambere ushaka kumuha ni akazi. Urumva? Nk'umuntu umaze amezi 5 adakora, yego, akamara akandi asora amafaranga, ni umuntu ukeneye akazi. Boss w'ibuga arambwira ati ibuga twaje tuje gutanga akazi mu banyarwanda. Yego. Kuko dufite YouTube channel imeze neza, iryoshye, ashaka gukora televiziyo, ashaka kuza kwiterekaho, akajya yakira amafaranga ya buri munsi yinjira kubwo kwitereka. Ashaka no kuza agakora kuri za service, agakora kuzo bita za comptoir, hajya abantu ba reception. Urabona ngo Jackie ngo nagara umukobwa mubi ngo udashobora kwicara ahantu ngo ajye yakira abantu. Urumva? Twaje tamuga ariko ibyo si byo ngombwa, akazi n'ibiki byose ni rutwitsi muramuzi, ni fresh. Tugombe dukora iki? Tavuga ati reka dushaka uburyo twasiripuriza Jackie wacu, tumubwiye ati kaze neza muri game. Arashize imyaka 3 utari muri game, hahindutse ibintu byinshi, tumwereke n'ahera, kuko abana baba batangatanze uru ruganda. Urumva? Ari umukobwa reka tumamagare wa undi umugore wa nako wa mukobwa w'inshuti yawe bita Nikita Kuchefu w'umuhanzi. Urumva? Twari twamwohereje kwa Jackie mu telefone, umubaze se ngari hehe. Mwaje gukundana? Wenda Nikita mwaje gukundana? Aza kubikwibwira nahagera arabikwibwirira. Ya inda yo twaje gusanga yari umwana twika. Yari scout. Ariko cyatuvuga ngo niba inda byarageze ahindi ijyamo, bishatse kuvuga ngo bambaranye ubusa. Nanone. Ngo barabyemera kubwo uko ari guhuga. Arahuze tese kandi agomba kutuzanira Jackie. Reka twongere. Bari kwivugira.
wabona atari guca inyuma wabona atari guca inyuma kandi atamwemera inyuma ibibazo inyuma twarasezeranye wa mwana uyu ni umuhanzi yizamurira iri umuhanzi ariko wa muhanzi amakuru avuga yuko yamuteye ceceka twumve ko ratubwira umva Jackie tugomba kumuzana ahangaha guys allo umeze ute bo Misha. none se mwana Jackie ageze he mwari mugeze he uwo musanze mu rugo se ntiyagiye kuko Turi mu modoka turi kuza. muri kuza ubwo birasa nk'inota ingahe se ngo tube tuyibaraguzamo mpaka agezanga kuko twebwe twashyizeho kamera Turi hafi tugeze hano ni hafi ni nkaho twenda kwagera ahubwo nendaga guhamagara ngo tukubwire. ni nk'iminota nk'itanu se Nk'itanu cyangwa 7. tube tuyibaraguza iyo ngiyo turayibaraguza mujijishe mwana mujijishe ku buryo ataza kubimenya byose ataza kubimenya naho agiye guhamagara icyo twabwira abanyarwanda akasanya buri kana buri nguni turi gushima Imana yuko byibuze umuntu wa mbere muri twebwe yarangije kugura imodoka we don't play no games bro naragenda mbwira abanyarwanda ati Imana yaradufashije tubona ikintu bita akamodoka inshuti yacu Jackie Dore irakize urumva kandi ndakeka yuko na buri nguni ngamakuru ndimo ndakura ku mugore we batandoga ngiyiri mu nayiri mwigaranje warimo barasuzuma yuko igenda batandoga n'abazi bandoga abantu amafaranga asakayo dore keke ngiyi urumva ariko rero birasaba yuko tuza kuba dufite ngabanje mukabasubiramo mu burwayi bwe yamaze igihe kingari ki hariyo bagashingamo gute bagashingamo gute nako mwakoresha cyanga igo ariko se uretse mbanze twaze ibyo bintu by'impano waretse abantu babizi bakaba ari byo babikora kandi bagomba kuza akatuyicana umura ubashyiramo gutyo ntago birenze ahubwo buretse tuba tuyifate fresh tubanze tuyereke abanyarwanda ngo bemeze biti haranditse ngo Jackie welcome again in a gang amena ni ya ndirimbo yacu buri kantu buri nguni Jackie na Ball nzi ko wanditsemo ngo welcome back in the game indwara yari mukuye muri genge se ariko muri rusange nta kantu tugiye kumuha kugira ngo nsa nk'ukerekana gutya neza kugira bayirebe neza kaneke aba viewers dore ngiyi batagira ngo ndakabashyiriramo neza narakakamiye neza muzi kugacana se kamereza kugati buri karebure kamereza yego rero sasa mana yanjye I can't imagine ko isaha igeze umunota ugeze urumva sinzi ngo yafata igihe kingana iki kugira ngo ahagere urumva ariko mana yanjye sinzi ukuntu nshaka kubona Jackie mu isura nshya Jackie ahigerera Jackie aza kisaragurikira ku mbuga nk'uko yasaraga mwana turi mu bantu bamwirutse kuva ku munota mbere kugera ku wa nyuma yego na Jackie yarababaye abazi Jackie yari umuntu ufite nk'ibiro Jackie yari afite nk'ibiro nka 70 80 gutyo ariko Jackie yaragiye ashiramo ku buryo ashobora kuba ngo yifite nk'ibiro nka 50 ni aho abantu wajya kubona nk'umuntu ariteretse ngo ngo none se ngo Jackie ngo ararwaye ngo hoya ngo nagarwaye ariko bro uzi ko umuntu azapfa ngo byita prank muri telefone mfitemo ni imiti mfitemo video y'imiti najyana urumva ibinini yafataga ntabwo byabaga biri kuri mituweli nagiye kugura imiti iragenda intwara nk'ibihumbi hafi nka 60 Imana yanjye hano ariko ari ya miti baguha ikizavamo batarimo barapima ngo indwara bayibone ngo bavuye ngo ingwani ari kugukubita imiti ngo ya full check wa muti uhitana inzoka ubwa antibiotique nta bindi bintu baguhereza nta n'imiti mizima ubwa antibiotique buri aho ngaho ubanza hasi arahageze se gende tayari nibo Ibuga Global TV mushimirwe kubera yuko
ibi bintu mwakoze ntabwo bibaho kabisa turabashimiye Ivuga Global TV aka kanya turabashimiye pe amafaranga mwaduhaye n'iki cyose byo kugira ngo twite kuri Jackie aka kanya tujye kwita tumukorera kaki kandi mwana abantu mwese muzane ikibiriti muzane lighter muzane lighter vuba agira ujya kwijijisha nashaka ntayicomeka mu yayi bro we don't pray jakaraje vuga gake atabyumva baramwita Jackie kaze neza muri game chaka wacu baramwita Jackie don't play Jackie mumukunde ewe inchku yara Evan Jackie agarutse ariko yashizemo Jackie komana ya Jackie ariko ikintu cyambe twababwira abakire Evan welcome hano urumva ikintu cyambe twababwira aka kanya seriye abakire bakunze Jackie kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa nyuma yagarutse mu mwakazi urumva ikindi yagarutse akomeye bikaze yatsinze indwara akoresha imbaraga ze zose zishoboka kugira ngo arwanye n'indwara yari mumereye nabi yahanganye n'ubuzima mu gihe kibi cyane ahandi umuntu aba arimo arakora akarya nta kintu na kimwe akora icyo akora ari ukwirira gusa kandi asora amafaranga ikindi turashimira n'umukire wese ari we wese even umukire wacu wa Global wa Ivuga Global rwose turagushimira ibintu wakoze ntago ari ibintu biba byoroshye shumi y'Imana so hano rero tugiye kuganiza Jackie ngira ngo murabona Jackie yaje ngira ngo murabona Jackie yagarutse ku muhanda ikirori ni iki kirori ni cya Jackie akana gacece kanditsemo ngo kaze neza muri gang ariko ngenda kubwiye ngo welcome back in the game abantu bamenye yuko waje kandi uje gusigara hano reka tumuramize mana energy drink reka buri yegina ramiza abantu urumva abantu bamenye yuko Jackie agomba kuba ari mu bantu baje bagarutse ikindi agiye kuduha amakuru idonido urumva agiye kuduha amakuru idonido y'ubuzima yaciyemo ubukene twabavuga ko twabucanyemo nawe urumva ariko avuga uburyo ibintu byagenze kuva arwaye n'uburyo yiyumvaga noneho kugeza akize no kugeza atiye guhima indirimbo amen ubu tuvugana tajya ngo tubabwire yuko igihe cyo cyose from now dushaka kwisora nko mu Evan from now durimo turabakorera indirimbo yitwa amen ni indirimbo twakoze yo gushima Imana Evan ni baradukuye bamwe muri twe turimo turagura amamodoka bamwe muri twe turimo turarokoka urupfu bamwe muri twe turimo turahindura famille zacu bamwe muri twe twaje mw'ibi bintu tudafite n'igiceri cya 5 turi hafi yo kuba imbobo bro urumva ubu tuvugana turi mu bantu bitunze Kigali nubwo Kigali utayitungamo igare nubwo Kigali utayitungamo imodoka ariko ukaba uri mu bantu babasha kwicara muri Kigali ukiyishyurira inzu ukahaba umwaka umwibiri no kuri kw'Imana ubu uri umuntu w'umugabo Kigali ntabwo duhinga Jackie umeze uti shano kuri mbere na mbere ndabashimiye cyane abavandimwe banjye inshuti za hafi mutima zanjye bikana nguni umukobwa wacu Bora Nikita nawe yarandwaje igihe kirekire nukuri ndabashimiye cyane ntabwo nari nzi ko nyine bino muri bubinkorenge nari nzi ko nje kubareba bisanzwe nuko nza hano mu rugo nyine nkuko namwe muza mwisanga ariko Bora nyine yaje mu rugo arambwira ati ngwino ujye kuraba buri kantu ngo baragushaka ngo bagukumbuye mpita nambara nyine ndaza gusa nyine ndabashimiye cyane ndishimye ndanezerewe kuba munkoresheje agateke nyine mukanyakira muri game urabona hari hashize igihe kinini ntagaragara ikindi nyine ndi mu buribwe budasanzwe ariko ndashima Imana yuko umwanzi yatsinzwe icyo yashaka kugeraho ntabwo yakigezeho Imana nyine igira ukuntu yigaragaza ari igihe ikasa nko kuyihoreye ariko iyo yavuze iba yavuze tu ndashima Imana ko ndi muzima ubu ndahumeka ntabwo byari byoroshye kandi nabashimiye cyane urumva Jackie twamaranye igihe kirekire urumva abantu bonyine dushobora kuba tugaya ni abantu bashobora kuba barageze mu gihe bamenya ko Jackie arwaye ari inshuti ze wenda ntibabe bamugeraho abo ni abantu twagara kuko hari abantu tuba twita inshuti zacu
ariko buri gihe ujye uhora uzi neza yuko abantu witaga inshuti zawe bagutenguha mwana ugasigara uri mu bibazo wenyine urumva abandi bantu numvaga nagaya ni abantu bazaga kumureba ariko bataje kumureba baje kureba views baje gushaka views Jackie ni umuntu twari turi kumwe kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa nyuma twari dufite access iri full umukoko urumva ariko ibiganiro dushaka kuba twarakoze nawe gishaka kuba ikiganiro kimwe cyangwa binga byo kurabura abanyarwanda yuko arwaye bagakwiye kumuterekeraho kugira ngo arebe ko yagaruka cyangwa akanivuza kugira ngo abana basenga basenge n'aturangira abaganga baturangiye ariko hari umuntu wabwiraga ati Jack ahantu ari yarananutse yashizemo Jack ahantu ari no kuvuga ni ibibazo murase gutwana mu kamera nta ari bingo bikabirangiye ariko ugasanga abantu barambirije kuri views kurenza uko bagakurikiranye umuntu ugasanga ni wa muntu uje kwikonsomera views ukazongera kumubona kera cyane urumva abo bantu turabagaye ubwira ko urwaye bakaza baje babara views urumva ni bakeya cyane hari n'abandi bantu benshi cyane aragenda bivuga ariko abo ngabo nibo bantu tugaye urumva ikindi tugiye gukora ebana Jackie tugiye kumubaza ebana kuva ku munota mbere kugera ku wanyuma kugeza aho ngubu tugiye gusohora indirimbo yitwa Amashimwe kwicwa nanone mwana mu bantu tugomba gushimira turashimira Ibuga Global TV urumva Ibuga ni televiziyo ngenge nkomeza mbabwira yuko ebana ije gushigikira industry ku buryo n'iki gikorwa cyo kugira ngo Jackie tumusubize muri game ebana muyirebe muyikunde Ibuga Global TV muyirebe muyikunde kwaji uriyumvute Jackie akuru nyine ndi kwiyumva ndiyumva neza ndumva ntuje ndanezerewe kuba muhumeka ntakiribwa ni ibintu byo gushimira Imana nyine meze neza pe koko warakize meze neza yego narakize koko warakize yego narakize Jackie ko bavugaga kuri gukina pranka abantu babivuze ntago navuga byinshi burya umuntu avuga icyo ashaka umuntu akavuga ibyo ashaka akandika ibyo ashaka agapostinga ibyo ashaka man abo bantu ntago bavaho muri ino si bo gucunagiza umuntu bakamucuragiza bakamuremera n'itaka ukagira ngo baramuremye ngaho ngo nakuyemo amada ngaho ngo ndwaye sida ngaho ibiki Imana mwavuze ibintu byinshi mwavuze ibintu byinshi ngo nimfata imiti ngo nari naranze gufata imiti ngo twari tuzi ko wapfuye ejo bundi na postinze video ndi kumwe na Brian njya kubona mbona urucomment rurudutse ahantu ngo se ngo uyu ngo ntabwo yapfuye ngo nzi ko yapfuye ngaho reka mbabwize ukuri njyewe ni Imana yandemye inzana muri ino si ndavuka ndirera ndakura mura n'abanyarwanda mura n'abantu bafite umutima hari abanyarwanda bagifite umutima ntabwo bose ari ibikoko mura n'abantu bafite umutima bamereza akaboko mbaho mbasha kubaho mbasha guhasuringa mbasha gukura amaboko mu mufuka nkakora kugira ngo mbeho mu by'ukuri rero kugenda ukancira imanza ukandika ibigambo bimeze kuriya narakuriye mu magambo mabi n'ubundi narakuze ariyo magambo numva ubusa nkaho uri kuruhira ubusa pe muri game hari abantu benshi cyane baba bayirimo ubusa nkaho abo muziranye cyangwa nabo mutaziranye n'uyu muntu ushaka ko waravuze ijambo ripfubye uburwayi waba ufite rikagukomeretsa Jihad kabisa none ubu ngubu inyuma yuko avuze ayo magambo akomeye sibyo wamubwira iki cyangwa sinaba wenyine reka buriya tuvuze we ufikinzemo umwe ahubwo abantu baba baravuze yuko ari pranka vuze umuntu ufite influence iri hejuru nkatwe urebwa n'abantu benshi kandi ukurikiranwa na buri muntu wese ku buryo yanagira n'ikintu atangariza abanyarwanda cyiza kikagira aho kigera njye natangajwe no kubona yakoze live avuga ngo ninshaka mfi ngo niyo umutima wahagarara ngo nta kintu yamfasha ngo nta kintu ngo ntabwo yantabariza ngo ntago ashinzwe kuntabariza ngiriya ndaya ibintu byinshi noneho anatuka n'umuryango wari wagerageje kumfasha urumva mu by'ukuri ibyo ni ibintu biba bibabaje kubona mugenzi wawe muri industry cyangwa kubona umuntu wambaye umubiri nk'uwo wambaye arimo arahura n'uburibwe bukakaye ukajya hariya ukidoda hariya nk'aho wowe wambaye icyuma nk'aho wowe nta mubiri wambaye mu by'ukuri Imana irahana Imana izamporera pe kuko ngewe ntabwo mu izina rya Yesu nge sinzahora hoya
icyambere nuko ndiho mumeka nzakomeza pekinga ubuzima bwanjye ibindi byose sijuwe kabisa. Shyira ku mucyo ku bintu waba waratangaje uvuga yuko hari umwe mu banyamuryango bawe baba barakuroze. Ngiye ikintu ndi buvugeho ntabwo mbivugaho cyane ibintu birebire. Ari ikibazo twabaza. Ashyire ku mucyo, ashyire ku mucyo yanabishyira ku mucyo. Wararoze? Yego, kuroga ko nararoze. Uwakuroze waramumenye? Ntabwo namumenye, ntabwo nashatse kumumenya. Gusa iyo mbishaka nari kumumenya. Cyiza cyane. Waramubabariye se basi? Umutima wanjye mwifuriza ko nawe yahura n'uburibwe nk'ubwo nahuye nabwo pe. Imana izamuhana. Ntabwo uramubabarira. Imana izamuhana. Banza wabanza ukamwumva. Banza wumva nanone. Imana yo mu ijuru niba koko yararemye ikiremwa muntu ikakizana muri ino si kugira ngo kibashe kubaho, ese kubera iki tubabazwa Imana iri kubireba ikabirebesha amaso gutya, tukababazwa kuri rwa rwego umuntu ashobora gushaka kwiyambura ubuzima kugira ngo ave muri cya kigerageza ari guhura nacyo? Ese mu by'ukuri urumva wancira urubanza ngo ningiye kubabarira ari njye uzi uburemere bw'uburibwe nahuye nabwo? Oya pe. Imana nizamurira njye nta kintu nzamukora. Imana yo y'ubwayo ko yaba yarakuroze gute, yarakurogeye mu biki, byagenze bite muri rusange? Nibyohererezanya uburozi nari narahuye nabwo. Yego. Ni ibitererezanye byo mu kirere by'ibyohererezanye, ntabwo ari uburozi nariye, si ibyo natambutse, ni ibyohererezanye. Ibyo ndi bohereza nka mito nk'uko bakohereza ihembe. Ibiti bihuherana. Ibiti bihuherana. Kuko abarejande babaho ku buryo uburozi umuntu abwohereza nk'ukohereje wenda nk'amayinite. Burika ko wabonye kubona ingagaye bakicecekeye. Nuko njye nakoresha n'uzamete karamo uherana. Uko abantu bazi amarozi cyari cyo, abantu barahuye n'ikigeragezo cyo guhura n'amarozi y'amahembe, agomba kumushyikira gusekuye kivuye hagiti kuyaha. Nyine ni mwene muri ubwo buryo. Ibyo ni mwene muri ubwo buryo bw'ibihuherano niba ibirenze uburibwe wari uri kunyuramo. Ni ikihe kintu wumvaga uri kubura? Sibyo? Wowe nyine uri kubura ku kanya, cyangwa ikintu wakwituza wakakumbye kwita ukora mu burwayi bwa muri cya gihe wari urwaye. Ni ikihe kintu wumvaga uri kubura wahita ukora birenze uburibwe bwawe kuko uvuga ati iki kumbabaza ko ntari kugikora? Mu by'ukuri ikintu cyambabaje ni ukuntu nari ntangiye kumera neza. Mbona ntangiye gusa neza, urumva ntangiye kuryoha pe, ndi no gukorera perime wende anytime nshobora gutunga imodoka. Nyine inzozi zanjye nari ntangiye kuzikoza imitwe y'intoki. Bro, umwanzi ni mubi sibyo, kandi umwanzi ni umubiri. Abantu ntibazicare ngo bidude ngo uzunguze iyo nyo wumve ngo ufite inyo, ngo uzunguze iyo nzobe wumve ngo ufite inzobe, ngo abandi ngo ni ibikara, ngo reka ngibiki, ngo uzunguze ayo matuza ngo wigire umuntu hatari, ngo uri umukire, usuzuguye umukene, ngo ufite agatwikiriye, ngo utangiye gutera abantu ibyondo. Bro, umubiri wakugaritse uhita wiga byinshi. Njye ikintu cyambabaje ni ukuntu inzozi zanjye nari nangiye kuzikozaho imitwe y'intoki, nangiye kuzikoraho bitangagara. Uziko se jage twagiriye ku ishuri rimwe Kwiga imodoka. Umunsi wa mbere Jack ajya ku ishuri yagiye mu gitondo njye nimugoroba. Straight uwo munsi haciyemo nk'igihe kingana gute umwarimu watwigishaga yarapfuye. Yari wa mwarimu witwaga mwarimu Kirema wigisha abasani. Umwarimu apfa yarari kutwigisha mwana. Gusa kubw'amahirwe ngewe yitabye Imana ngiye perime maze kuyibona. Ariko umwarimu yigishaga abahanzi yarari kunyigisha, yigisha uyu nguyu, yigisha Faustinho, yigisha Wasiri, urumva nari umwarimu utuje byatari. Jack ari umuntu maze kumenya gutwara imodoka mwana. Ibintu biryoshye tuvuga ati nyine umuntu ujya ku rwego rwo kwiga imodoka ni wa muntu umaze kubona ikizere cy'ubuzima cy'uko uko byagenda kose iyo modoka ushobora kwiga gatunga ejo bundi ashobora guhita agasitaraho direct. Uko njye nanjye kwiga imodoka rwose nabaga mvuga nti ni imodoka nanjye ejo nayigura, kandi kuko urabona narayiguze. Reze kuvuga ngo ino muvuma ndiho
iyo Jackie nawe adatsikira yakumigombye kuba ariho ahantu yibereye amakampani arimo aramureba neza yari kwiga imodoka yari kubaho neza ari umwana ubyibushye asa neza akeye mwana ubuzima ni pa buriya kwizera umubiri ni fo urumva nuwuhe muntu mu kigihe cya cy'uburwayi nabahe bantu wumvaga wizeye yuko bari mu bantu wenda bakwitaho bakagutenguha challenge shikavuga ati uyu muntu nari mwizeye yari mu bantu banjye ba hafi ariko ku nshuro ya nyuma niwe muntu rwose ahubwo isi unkepinga cyane ku buryo bukomeye kugira ngo na balancing inkuru unatubwire n'abandi bantu utari wizeye ayo ukabona bakubaye hafi mbere na mbere abo bantu ntabwo baba muri industry ariko ni umuryango w'umugore n'umugabo iyo channel yitwa Anita TV show ukabivugira ahangaha kuko byarambabaje cyane nibo bantu ba mbere narebeyeho urugero kugira ngo njye no muri relationship yo kujya muri love agera ku rwego banerera n'ivi no bantu banshituye byatare ko ni couple nziza cyane iryoshye pe murabazi abahungu bacu uramuryango se umuryango waturushiraga ine kubonana uretse nivugire uretse nyine nivugire n'ingi uri kuvuga murambajije wenyine urumva icyo nizera ni kintu umuntu aba ari muri mu nkuru yanjye ariko reka avuge man nibo bantu nyine bagiraga amanu ibintu by'amapati bakanumira bagatumira gang tukagenda tukarya show tukagera guteba nibo bantu banyitabazaga mu bintu by'ibiganiro mu macano yabo nkagenda nibo bantu nyine banyirika ko bandi hafi nyine byatari ariko naratunguwe kubona habe na call habe na chat habe na konti ntabwo bakuvugishije koko Jackie imbere y'Imana nakitwa ngi ashaba barakosheje ni izina ry'Imana Shazirandi kuri kw'Imana witwitagashye Shalom se n'umugore wa Shazi kuba wenda bari bafite oya nshuti uretse gato ukaburi muragenda uretse gatoya buriya uretse buri muntu wese ureka mbabwire mwabana basakabura na koru cyangwa na buri muntu wese uko byaba bimeze kose mu gihe uri muzima uhumeka mu gihe nta kibazo ufite ni waba uri bize bingana gute habe no kwandikira umuntu habe no guhamagara umuntu byibura ngo umubwira ati Jackie numvisha ibintu bitameze neza ariko nzakureba vuba byibura ku kantu yumamagaye cyangwa ukanyandikira unyereka yuko byibura umwomeje mu mutima nagaye ko abantu bose bangezeho rega ariko abanyandikiye n'abamamagaye n'abangezeho man ngenda bashimira cyane kabisa ariko abantu bantunguye undi muntu wantunguye muri ubu buzima Kiramana wari wizeye nanize ko Kiramana nari ko Kiramana agira umutima yes nari nzi ko Kiramani ari wa muntu w'umubyeyi uboneka mu byago uboneka mu makuba utarakomeza nawe uramuvuga yibye ariko Kiramani yarangije kuvuga ko yikeneye uretse gato Kiramani arakena uretse gato ntabwo bivuze kudasura reka ntabwo arakena ndetse ura ni umustar amafaranga ntabwo arakena amafaranga iyo umuntu arwaye ntabwo arakena amafaranga nawe uri kudefantira ibyo jene dango utamerega atajangwa ari umuntu twaje kwibasira hano burika wabajije ikibazo cyiza reka subize uratera comment nyuma umuntu yambaje ikibazo ko kindi gushaka Kiramani nawe wanze usubize nawe subiza oya ntabwo ari kubaga wabajije ikibazo reka gisubize ikibazo wabajije reka gisubize imondagaya okay icyo kibazo wigisubize imondagaya oya jewe reka kubwira tubikate jewe oya utanakata uretse bureka mvuga jewe ndimo ndagaya abo bantu yego uragaya nti ndagaya iyo famille urumva y'umugore n'umugabo harimo n'inshuti yanjye yitwa Sharomo inshuti yacu na Kiramani bro Kira urutwe na mitsutsu wakanze akanyenyeri akanyoreza imbuto urutwe n'abamenya waje saa 7 z'ijoro avuye mu kazi akaza yikoreye amata ku mutwe asemani kubera iki mutagira imitima kubera iki mutagira urukundo muri ubu buzima bro isi yose iramenye yuko Jack agiye gupfa habe no kunyandikira habe no kumamagara
uri umuntu wajyaga kuri live ukerekana yuko ngo ugiye ngo kumfasha ngo ugiye ngo kumba hafi urabyibuka ubakoze live dushaka aho ngaho urabyibuka ukora live na ba Brian na bakasuku wigize umwana mwiza werekana yuko ngo ngiye kumba hafi ibintu nk'ibyo man ngiye mure n'ikibazo mure n'inkuba inkubite ndoza no kunkubita habe no kunyandikira eka mubwike habe no kumamaga mbabarira ngiye n'amafaranga yake Njye ngomba kujya uraza gusubiza bro ngiyewe Jackie ndi umuntu ugira umutima mwiza muri ubu buzima abantu babimenye umuntu utaruna nabiza bimenye abantu mumbona mu isura itandukanye ari no gushaka amaramuko no gushaka amafaranga ntago nahora ndi marayika ngiye imbere ya kamera mbashaka amaramuko ariko mu bantu bagira umutima mwiza ndimo mu bantu bakitabaza vuba na bwangu nemero ya mbere nkaboneka ku kintu runaka ndimo mu kiriyo ndaboneka mu makwe nkaboneka mu mabidi nkaboneka mu byago nkaboneka ibintu byose bibonekamo nakira wazo nyisobanuraho mbwira ngo urabona ngo nawe n'ikibazo kiniki nana kimwe narabonaga muri bazima mwirwa mu postinga mwirwa mu biganiro mu biki byose narabonaga muhumeka mumeze neza nana kimwe muzigira muza kunyisobanuraho ngewe narabarakariye nyanse warangije kuvuga kira narabarakariye ndavuze ngo narabarakariye wivuga kiramani gusa aho umuntu uzi neza yuko atangezeho azi neza ko hari ibintu twahuriza abantu muri showbiz tukagonganiramo urumva isi yose ibizi neza yuko nagize ikibazo abanyarwanda bakarara badasinziriye bakarara banyohereza amafaranga barebe ko nakivuza bakarara bamagara bumva uko meze bumva ko umutima ugitera aba diaspora abahena hehe urumva uyu mwana yeretse akazi amara abyungara hafi ukwezi angwajije hari ibyo nibiki ari umukobwa uri kwishakisha uri kwiyubaka uyu mwana w'umukunzi wa buri ngo shomari mani mujye mugira imitima reka buri kantu noneho arakivuza urumva njyewe nirinze urumva avuze wenda nko kwa Shazirandi Shazirandi ni famiye nkuru na n'ubu ntabwo biri buhagarare buri muntu wese kuba ukunda abantu mani ukabona mani ndishijwe n'ukuntu abakunda na n'ubu biri buhagarare ndabizi ni n'abana beza babonye kino kiganiro urumva nabakuriye iki ntago amahirwe ntararangira ntago umutima wabo mwiza wahagaze aho kwa Chazi na ahantu umwaka warangiraga cyangwa se bafite nka bidi cyangwa iki bakadutumira mwana ni inshuti zacu za hafi urumva ni inshuti n'abantu b'inshuti zanjye ku buryo nanjye ibintu bya YouTube byinshi twagendaga tubaye none tutagiye kubanga birumvikana kubitera ukuntu twe kuziranye kwa Shazo birumvikana koko nawe atara cekinze Jack birumvikana ariko nka Kiramani ushaka kwibaza ate se Kiramani hari wenda nk'ikintu runaka wamukoreye ku buryo uvuga ati nk'umuntu nakora aka kantu wabura mu bihe kandi barakoranye filime rimwe se gusa se nase bamenya ko yangezeho harya we twakoranye ikima bamenya we baramuzi n'imbangukira gutabara akakanya nako gusabiye umugisha gusabiye umugore abantu bose bagombye kwibwiriza bakagira bakakugeraho hamagara Kiramani yewe ibintu ngera mu ngundi hamagara Kiramani oya ugomba gukemura ko dadi iri ni ishuri navuyemo ry'ubuzima iri ni ishuri ryari rikakarimo amahwa ririmo n'imisuma ririmo ibintu byinshi iri ni rya shuri yankorogoshoye ahantu mu gisebe nkajya nifuza urupfu ngiye nkarubura uri kumva urupfu rukaza rukancarenjinga nanyuze mu rupfu inshuro 3 Kiramani se ngo yagize gutya ngajya kuri live aravuga ati uyu mwana bita Jack ariko niba yakoze nawe amakosa gose yawe yiga niba yagiye kuri live akabati ndakugiye nawe yakoze amafoto pe yakoze amafoto namwe mu bitekerezo oya urumva oya Kiramani ni inshuti yawe kandi ntabwo twatuma bijya kure bagomba kwiyunga ikintu kigaragara ko umuntu atari ikintu nemera nuko kugira ngo umuntu agire ikintu agufasha
ari ubushake nje mbaza na kino kibazo navuga ati ni bande we expectingaga ko bagufasha ntibagufasha ariko bura kugira ngo umuntu azagira ikintu agufasha aguye bitatu bye akugereho n'ubushake buri nguna arambashije ntiwanamurakare ahubwo wenda ko yaragutunguye ndabyo ariko ntiwamurakare ni bande watekerezaga yuko ba hafi bari guhita bakugeraho uri mu buribwe mu ngara Kiramare bakoranye filime urumva umuntu mwakoranye filime wakoresheje ubwo yarwaye kamwe mu kumugeraho n'ibintu byumvikana biri obvious umuntu mwakoranye filime nabo bo niyo twari ngo twagusanga Kiramare afite ikibazo afite wenda n'ikintu yari cyatuga atajyayo yatekerezaga mu mutwe niyo mpamvu akagonje kumubaza nabo gusa ushobora gusanga ari busy cyangwa byaramucitse cyangwa bikamucaho Kiramare mwihorere mwihorere nawe ni umuntu w'umugabo azabona icyo kiganiro azagira icyo bivugaho isi irahari sha izabereka okay icyo kindi kintu nabivugaho reka twumve muri nimba unyanga ntabwo bindeba gute wihaye ijambo ngene icyuma fata n'umuhanzi wawe byaryoshye yego buri kana buri nguni reka nigiye no mu kizuru imbere yego ndahanga ndi bora reka mbabwire rero nshuti bavandimwe banyarwandakazi nawe mwese muturi isi ndabizi Jackie muramuzi ni nayo mpamvu kano kanya yaturika karera akavuga umuntu utaramugezeho kandi tubizi ko muri abantu ba hafi kandi n'abatatekerezaga baramugezeho ikintu kano kanya navuga Jackie ni umuntu nyine mani nubwo hari abivugishwa gutya agameza atameze ariko ndabizi ni umuntu ufite abantu benshi bamukunda bamwitaho ufite inshuti wa muntu tuzi ufite inshuti kubera ko yakoze izina bro kandi wakoze izina nyine ufite respect no muri iki gihugu nahe hose natunguwe no kubona ukuntu Jackie yarwaye akaremba ari mu nzu wenyine Jackie aribana nabuze n'uyu mani nagiye njyanye na baburi kantu tugiye kumusura cyangwa umwana ari mu buriri yafatanye n'igitanda nta n'umuntu n'umwe umuriho uri kumva icyo kintu arembye mubizi barabitangaje ariko muhora mumusekera mumujyana ku ducano twanyu utanakohereza niyo wowe wamusurira umuhungu byibura ntabwo wabura sister wawe wohereza urebye ukuntu yari ameze narageze ndumirwa ninjye muntu wamugumyeho ndamurwaza ndaraza Kacyiru noneho ikintu cya mbere ntabwo kino kiganiro kizaburamo abantu bari Kacyiru umunsi wa mbere tujya Kacyiru twarahageze kuko Jackie ntabwo yabashaga kugenda yagendaga nyine atabasha guhagarara fresh nari ndi kumwe na Shakira mbona bihita bro abantu ba mbere bamubonye bahise bavuga ngo dore ngo yakuye minda can you imagine murarwaye muraho murabagore mutabasha no kwigura agatenge ko gukenyera muhita mutwiha mwese muravuga ngo yakuye minda ntuvuze uti umunyarwandakazi wacu ameze ate mugenzi wacu ameze ate nguzu namwegere tugiye kubona tubona murimo murajurura ngo paka twe bitugeraho man mwigaye ariko nawe yaburetse ntabwo yari balansinze inkuru vuga nabona utakeka abo nuda kwavuga urumva uvuze impamvu mvuze bino bintu nuko abantu mwita ko muri ari inshuti zanyu cyane muri dati nyarwanda muri indyarya nta rukundo mugira ikintu cya mbere nanjye cyambabaje mu rwego bwa Jackie ndi umuntu wamurwaje ndamurwaza muje kumusura yenda gukira mushaka ngiye nawe kutuzanamo ibibazo hari abashaka kumwereka ko bari kumwe badafite n'akazi nawe yandabivuze hari abantu b'indyarya nabo bicaye bigaye uya nabyo ndeka reka mbivuge bicaye bigaye ni mu ubwo buryarya bwanyu umuntu arabuzi nimugaseke kuko umuntu mumubona agenda ari muzima yagera mu bibazo mukirukanka mwese mwabona oya ibyo ndabivuze ariko Imana ishimwe ko Jackie yakize turishimye n'amashimwe abantu bamusengeye Imana ibamugisha abantu mwagize icyo mukora mukamuha received Imana ibamugisha abamusuye Imana ibamugisha njye nicyo nabivugaho ikintu nagira ngo akomeze vuga ubalansinze inkuru tubwire umuntu utakekaga yuko yakugeraho utakekaga ntabwo uvuga abo ngabo uzi nyine wa muntu mutari muri inshuti cyane ariko ukabona nyine akugezeho tu abantu bangizeho kari benshi twagiye utakekaga ariko utakekaga cyangwa bakaba baragusonesheje momo bibaho cyangwa kugeraho bagusonye wowe ukamubona ukatunguruka ukavuga ati se uyu muntu yaza kunsura we
uyu muntu bimeze bite ni liste se abantu benshi ni liste ndende abantu bagera muri 48 iyo liste yitubwiye narasuwe byatari sibyo narasuwe kabisa yende gushaka utakeka abo ntakeka abo utakekaga ni benshi n'uwo wibagirwa ntagire ngo wenda ntiwamwitayeho ibye kuko ndabizi mu bihe mbonye liste iriho abantu nka 80 ariko hari nk'umuntu ushaka kuvuga ati uyu muntu ntabwo nabikeka okay vuga uwo mu ruganda basi bo bantu bamenye avuga ati ngiye mu bantu uzi neza banyitayeho uyu nguyu ari mu bantu bangwiriyemo ntabikeka umuntu ntakekaga umutwe tumaze iminsi dufitanye ikibazo gikomeye muri social media dora dutikurana byatari Jessica izo mipango uwo ni uwa mbere je yarantunguye mu buryo bushoboka mu buryo ubwo aribwo bwose yaba mu kunsapotinga amafaranga yaba no kujya ku mbuga agatitiza imbuga avuga anabariza ati umukobwa arapfuye undi muntu wantunguye Agasaro TV Agasaro TV Pionika kuri 3D nundi mukobwa yitwa Mike Liliose sinzi niba mu MC Liliose ndamuzi Aline Gahongayire Imana imumugisha umubyeyi cyane yambaye hafi amba hafi kuri clinique aho nari nabanje kwivuriza mu bitaro mwara hansanze hano kwa muganga Christian ni inshuti ya Babu Rwanda ariko na Brian ngo yakugezeho na Babu yarantunguye Brian we Brian ntago yantunguye kubera ko n'umuvandimwe kabisa shara kuri Brian kabisa ari closer byahatari yambaye hafi mana abantu ni benshi byahatari pe ni benshi akwa n'ikiri kimere cy'umutima mwiza kigenana na Aline Gahongayire bamwita Gikundiro Gikundiro nuko njye wabaye umukecuru umukecuru waye umukecuru wawe akirimo wese Gikundiro cyane wese Gikundiro uretse nivugire mani Gerard Mbabazi yarantunguye Gerard Mbabazi uyu nguyu uyu musore mwiza ufite televiziyo bajya bakavuga ibintu nk'ibyasa rwose byo kurira ako Gerard yazantumiye nanjye nkavuga inkuru yanjye mwana yakabara se ese ko sabi inshuti yagikunda gukira abantu atajya yera kandi bose naje gusanga bibundi ari ibintu ako se Gerard Mbabazi waretse nanjye nkavuga inkuru yanjye kandi uzatuma abantu bankiriraho kuko sabi inshuti yanjye ikunda gushyiraho abantu ntabwo abakunda Gihozo Nicole Miss Independence ushobora kuba mumuzi ni gute nisanze ahantu uwo mukobwa nawe yarantunguye yangezeho yamoraga hafi byahatari na Mitsutsu yarantunguye ariko Mitsutsu shara kuri Mitsutsu kabisa ariko Mitsutsu n'umuzimu n'umugore wa Nuza wa Kabaka ndabonye na Skaitu ariho na Skaitu Kamaro umuryango wa Kamaro n'umugore we bambaye hafi byahatari kabisa n'abantu benshi cyane bagiye bamba hafi none kugira ngo mwemeze liste y'abo bantu wanditse kugira ngo atagira n'umuntu wibura yivuge twe tuguhaye umwanya abantu abantu muri showbiz ukabaza muri showbiz yego ntabwo ari ngombwa nutiyumvishe rwose yumve umva lise n'indende twe tukabyara mwe nutiyumvishe nagire ngo n'umutima mubi mwese ndabashimiye abanyarwanda muri rusange Imana ibaho umugisha uri hanze y'igihugu abarundi abadiaspora abanyamurenge abari mu bihugu bitandukanye bahangayitse ku bwanjye bakandaga akanyenyeri ku bwinshi Imana ibaho umugisha n'ukuri ndashimira promoter mahirwe ndashimira Mideli ndashimira umudespora yitwa Mahirwe ndashimira Lilipu nubaze kugushyirira Lilipu Mahirwe ntago ajya yiburira Lilipu Imana imushyiriyeho Imana iguha umugisha pe barangobotse Mahirwe Esther wera ku munota wa mbere kugeza we yohereje n'abaganga noneho byarenze no abakuye Kongo byarenze kungura amata noneho yohereza n'abaganga noneho agera ku rwego ashaka nimero z'abangaba ati mumbwire ameze ate mumunyereke nuko nyine Imana imuha umugisha cyane abadiaspora Imana ibaha umugisha Dumba Imana iguha umugisha warakoze wambaye hafi yagize kugira udashimye Dumba wankandiye akanyenyeri unyohereza amafaranga ndi kwa muganga bari kuntera inshinge zigabanya uburibwe wumva situation ndimo urantabariza wakoze igikorwa gikomeye Imana iguha umugisha n'abandi mwese mwagerageje gukora iyo bwabaga
Nepo Urugendo TV Nepo nawe warantunguye buriya gara kanyenyeri karasonye ndikanga ndavuga ati naga ari Nepo ako Nepo nubwo rimwe na rimwe atajagirana ubuzima bwiza na buri nguni ariko ngiye Nepo ndamwemera Nepo nukuri Imana igumugisha Nepo ntabwo nabura gushima mfungwa cyo cyakoze ikosa uretse yakoze ikosa avuga ko ntacyo aka ninde kuri Nepo wagize wagize kuntabariza ugira no kunyohereza ku mafaranga kugira ngo ngure utubuto nukuri ndagushimira cyane Pionika wansanze kwa muganga Kacyiru unanyohereza amafaranga ntago nabyibagirwa wow akubana Imana ngabo bantu rwose Gasaro TV Buryohe TV family yo mani bamugisha Famille Buryohe bari banaharenganiye reba naharenganiye oya Famille Buryohe undi muntu ushaka gushimira mwo kabyara mwe nimushaka mu giti umusazi uriya mugore ngo ni mama Chance uriya mugore ngo wita ngo harya wita ngo umugore wa Yesu ibintu nk'ibyo uriya reka nshimira uriya mubyeyi uretse gato nago nita ku byo abantu bari buvuge si oya shaho yaguretse gato oya reka mushimire izi mpamvu ni umushimire man uriya mubyeyi yaragiye indaya ya Yesu abandi bare kujya uretse gatoya nitubite kuri titire asema basi mwetse mpa cyose titire jema ndebe ibintu uretse gatoya ariko mbanze mvuge basi muretse gato uziko ariko ibintu ugiye kureba ni n'u Rwanda yaragiye uretse gato yaragiye azana umumama w'ishutiye amaraho hafi ukwezi kose akoropa yoza ibyombo anekera afura amashuka ryamyeho anangwaza mba hafi kugako kantu byo rwose cura kuba mubabari icyo kintu cyatumye managura buri kantu kose ikintu ndababariye pe uretse gato icyo kintu cyatumye managura kantu kose yakoreye kuri social media ajya kunumukiraho niko nabivuga ajya gushaka views abesha anabesha ariko yakoraga natwe twabona ni scam ariko icyo nawe navuga ngo ufata ku muswagege ngo scam ariko wenda kubera tanzu ariko umuntu wahabaye agakora amasuku akagutekera ako ni kazima ariko arebe yakoraga ngo ariko gusengera ngavuga ufata ku mugongo arakira ufata umuswagege ufata amatako wafata ikibiyane by'abasenga ase warubyize oya jaki cyawe cy'amatsiko warubyize uritonze nyine mvuge aho yabansuka mu mwanya avuga mu mwana urumva icyo kintu cyo kuba yarazanye umuntu akamba hafi agakora buri kimwe andi hafi kwezi kukarinda kurenga na mama Chance ntabwo ubwiraga atageze mu rugo ntabwo na ninjoro yarazaga avuye mu bintu byiwe sinzi ibyo bagarimo akaza ariko ikintu namugayeho abira byo kuza kumparakinga muri kunsengera wa muntu waransengera rero nkaremba kirabirarura reka babwe ikindi mwabakozi n'Imana nsigaye mbatinya ibyo bintu mubyumve nsigaye mbatinya kumbwira ngo ugiye kumbwira ngo ikimana yamvuzeho ujye ubicisha hirya ntukambwire ujye ubyihorera ukizera ubuzanuzi narabukunze cyane kuri rwa rwego nge najyaga gusenga buri munsi buri joro nkajya muri vege nta muntu wandushiye kurara muri vege buri kazi nakubwira ngiye gusenga sinabikubwiraga buri munsi ngera ba Brian tugahora mu rusengero ariko izina ry'Imana abarokore umuntu wese wita umurokore atari umurokore wa nyawe atarimbitswe oya nimukansitareho mujye mumbabarira ubuhanuzi ngewe iriya ndwara nayihanuriwe n'umuntu kuri TikTok bamwita Mami Ruth reka ngiye mbivuge kwa kundi uri hasi gutya uri kwandika comment barimo barasenga ni wa muntu ukikirwa byataye kugira ngo bagera kuri M arambwira ko ngo ninzamuke kuri pano ndicara ngimana irambwiye ngo yamanuriwe mu kwa munani ngimana irambwiye ngo igiye kugucisha mu bintu bikomeye mu kigeragezo ariko uzakivamo uri muzima humura ati Imana yohereje umuyaga atari ko muyaga igabanyije ngo imbaraga zawo simbizi ibintu nk'ibyo ndavuga ati se ibyo ni ibiki ndavuga ati amen ubwo ngubwo ndakomeza nigira mu kazi nk'ibisanzwe ndabyibuka nari ndi kuri vura ntwaye amaguru atangira kujegajega amaguru mva sarita yani numva bikazajya binsonga ndavuga ibi ni ibiki ndakomeza nyine n'ubwo buzima mba ndanegeka man icyo kintu kuba ngera hano ikintu kikambaho kikandyamisha amezi angahe ndi kubabara nkagerageza kwiyahura bikanga
bro jewe ngiye kukubaza wenda ndi gusesta sinzongera abaye ari wakohereje ako kantu ariko banabikora uwo mami Rose simuzi ndakamubwira nanjye niko nanjye kubaza ndigutebya abahanuzi bose ari abarokore ntago abahanuzi bose ari ab'Imana ntago abemewe n'Imana hari abarangi hari abaterekezi hari abacwezi hari abasenga ibigirwamana akaza neza akakubwira ibintu bigiye kukubaho akakubwira ubuzima ubayemo akakubwira buri kimwe akoresha imbaraga z'ikuzimu akoresha imbaraga z'umwijima akanakubwira ikintu akakigukoraho kugira ngo uhure nacyo ibyo nabyo bibaho nose koko ariko ntabwo kubera yuko Imana yaduhishe mu mitima y'abantu niwamenya ngo ni ibi wari ugiye kwiyahura bitewe n'uburwayi wari urimo n'uburibwe nahuye nabwo igihe cyarageze wumva wanze neza wumva gushaka kwiyahura ukoresha ikintu ngo wari kugeza gute wumva gushaka kugeza gute ngiyewe reka nkubwize nabibonaga je wa muntu uri buvuga uti ningira Imana akaramuka uzi kurarana nawe ngiyewe nageraga n'injoro bintu bikanigagura bikanze nyine nko kwiyahura wumva gushaka kugeza gute wabiretse ubundi situation wari ubayemo ubu ngubu warakize nyine uri mu burwayi bwawe wumvaga bimeze bite ubundi wari urwaye ute wari urwaye iki bimeze bite nyine wumvaga ari amaguru wumvaga ari amaboko wumvaga nyine bimeze bite tubwire ishusho ngari y'uburwayi bwawe nyine amaguru yanjye ntago yakoraga bikumva ibintu byarazaga nyine bikanguguna bikandya bikagera no mu bwonko bihera he byaheraga hehe nyine iki gice cyose guhera no mu mugongo kumanura mu ingingo zose pfa kuba hose yari urugingo narababaraga ukumva ari ikintu kikuguma nkakamo umuriro nkabira ibyuya byinshi uyu nguyu yarabizi namwe murabizi nkaka ibyuya byinshi nkabira cyane byatari nkababara nkagira n'imbeho nkatengurwa mbapararize ukandagira bikanga nkajya nitira ikinkozeho cyose nkumva ndi kubabara nkumva umuntu yakomeza nkandagura ariko ari nako mbabara ariko mu by'ukuri ndashimana ko icyo kigeragezo nakivuyemo none se abantu bavuga yewe by'ubuhanuzi mu mbabarire abantu bavuga ko wajyanywe mu bapfumu urabivuga iki najyanwe mu bapfumu gute rero abaganga ba Kinyarwanda hari abantu batabizera nanjye yego nahuye n'abatekamutwe mu baganga ba Kinyarwanda icyo nicyo twashaka kwitsaho cy'abatekamutwe nuko bishaka kuzamo wa mubyinnyi mubyinnyi n'indisi abaganga njyewe nagiye ndivuza kugira ndebe ko nakira biranga ariko nshora amafaranga ariko negera umuntu turi kumwe nkamutegera nkafata amafaranga njyewe nkashora nkategera umuntu turi kumwe njyewe nahuye na challenge nyinshi mu burwayi bwanjye ku buryo namenye ikiremwa muntu ku buryo namenye umwiza n'umubi nkatandukanya akabi n'akeza ubu nta muntu waza nkishushanya reka uzabaze muri kumva natangiye kurwara ufite ibiro bingahe ufite ibiro bingahe natangiye kurwara ufite ibiro 70 full ubwo ntabwo nzi ibiro mfite gusa ubu ndi kugarukamo ubu se bwo ubu wagarutseho ndimo ndagarukamo ye nako bitagize pe ugarukamo cyari kugarukamo dore n'amatama yanjye ibintu byo bita kugarukamo bare ikiganiro nakoranye na Jesse abitonze nawe urebe ikiganiro nakoranye na Jesse bare banzu urebe ikiganiro nakoranye na Jesse ari n'ejo bundi noneho ari n'ejo nagiye giciyemo yatangiye ntezo na bimeze bite ahubwo naho ibangira neza Imana ishimwe man ndajya nafata amafaranga nkategera umuntu umerekeje kugira ngo kuko ntabwo nabashaka kwigenza sinabashaka kugira ikintu nikorera nkagenda ahantu kure nkajya kwivuza bakagerageza bakamvura uri kumva nkumva biratuje nkumva sinongeye kuribwa nkamaraho n'igihe nkamaraho iminsi nagera mu rugo nkaremba arakomeza uwo buganga nyiniraho finally abambwe ngo ibintu bari guturuka mu miryango ngo ni nyogosenge iri gukoroka anababeshiye wa mukecuru wanjye sha uretse kandi ari aho ngaho tugiye kwinjira ngo nyogosenge ngo ni uri gukoroka yewe nyakiwe kukuntu dufitanye beef we ndavuga ati uyu muhanya wa nyina ni unyishe ndavuga ati okay niba ari we
namwifurije ibintu ku Mana. None se ubundi abantu mu miryango uretse aho gatoya yayo umuntu mu muryango mujyana ibibazo gute? Uretse gato ugenda gake urumva ndavuga ati ariko uyu muntu y'umuganga uza ahantu mw'abantu mwereka amabwi uza ahantu byahise bita nahise nkanura naho finally ku munota wa nyuma bimunaniye kumvura ahita beshyira my grandmary wanjye mama ubyara papa avuga ari wese aravuga ngo nawe bifite mu ruhare naramurengera navuga ati we muriya mu maso ntabwo atumva nkubwire wavuze mushiki wa papa wavuze mushiki wa papa ndakwihorera nkeka yuko yabikora ariko sinari nabyemeje neza kubera ko dufitanye ibibazo ariko kuri mama cira birarura niko namubwiye ndavuga ati mama wanjye n'umurokore 100% arasenga icyo avuze kiraba niyo nsengeye mu marira menshi akanyifuza ikintu mu marira menshi kiraba ari mu babyeyi banyifuriza imigisha buri munsi ari mu babyeyi imigisha ingenda umugisha we n'uwa mbere none wowe nigute ugenda ukabeshyira mama wanjye ukavuga ngo niwe uri gukora bino bintu yahuriye he niyo myuka ibyo bintu ko bitabana no mu muryango ibyo bintu nibiki ndamureba ntabwo ati we rekera komparakinga ndigendeye nta nubwo nzakugaruka mu maso ariko se imbabazi uretse imbabazi zo narazifisabye n'ubu ngubu nge ntabwo nakongera kubisubiramo byararangiye sibyo ikibazo nari mfitanye n'uriya muntu ku mutima wanjye cyararangiye kuba naragiye nkajya hari nkavuga ati niwe wandoze biki n'uburibwe n'umujinya nari mfite bitewe n'ubyo kinge wabeshywe barambeshya ngo ni uri kumgirira nabi mbandaje nyine nahuruduka kandi nawe nyine wibabariye nanjye nibabariye nza nk'imurudutsi n'uburibwe bwose ndasavuga ati niwe nta wundi ariko ntabwo namwe rero murabishimangira ko muzi neza ko dufitanye ibibazo rero mw'abantu mwe nasanze abeshyerwa urumva naranabikemuye nakoze live nsaba imbabazi byarangiye ni wa musista najyaga numva mutaryohanye uriya akoze ubundi mwaziyunze byararangiye mwariyunze nicyo kintu cyanshimisha ku mutima we ntabwo buriya reka nkubwire abitonzeho gatoya ngewe kuri ngewe nasabye imbabazi y'ikosa nakoze urumva ariko ku mutima we byose mwiyunga ariko gato ku mutima we size ukuntu ameze aho yicaye ngewe mu by'ukuri ku mutima wanjye meze neza kuko njye nateye inama reka nkubwire sinzi niba ari wowe urengana cyangwa ari urengana niba ari ubundi iyo bintu byajemo amaraso iyo byajemo amaraso ngewe nateye intambwe iyo ibintu byajemo amaraso ntabwo tureba ngo ninde urengana ngo ninde utarengana uyu muntu mwiyunge niba harimo n'akantu nacyo kintu nsabye Imana uzinde n'abantu bo mu muryango uzi ikintu cyambabaje se ni ukurwara nkabona nitwe turimo turabihindamo ntacyo dupfana nakabaye ngusigira nyoko cyangwa se cyangwa mushiki wawe mwiyurukira nkajya mu byanjye ugomba ushake famiye ukura duhombya twebwe kose twarakubyaye famiye yawe famiye yanjye mfite ariko hari dekara ngo famiye afite n'imwebwe atwongereho nk'umurengera ariko ukeneye umuntu w'amaraso uretse gato kidori gato mugani asikayito yego urumva umuntu wese wambaye hafi umuntu wese umba hafi agatuma ndamuka agatuma mbona akazi nkakora akamba hafi Mana akamvugisha umunsi ku wundi nyine akanyereka ariko nafitira na mutima mwamfite uwo niwo muryango wanjye uri kumva mani nirengagije ko mfite nyine famiye y'abaherwe famiye y'ibikomerezwa famiye nkomokamo urumva mani nge nubaha mama wanjye my grandma wanjye ndamwubaha cyane icyo yansaba cyose gukora niyo yambwira ngo kamba ibyo bya famiye ikize byo ntibikora uriko wayitonze gatoya wayitonze gato niyo yambwira ati kamba mwana wanjye nakamba mama uri mu bantu bagize uruhare rwo gutuma nca bugufi nasaba mushiki wa papa wanjye imbabazi oya winaca bugufi bijya bijyemo neza uri umubyeyi wanjye kuko ntabwo wakongera kundushya bwa kabiri nanjye nakwiyirukira pe uri kumva ngewe nta diplomate yambaye hafi mufasa diplomate ni anko wanjye yambaye hafi ni amaraso ni anko wanjye mama yansanze kwa muganga
yambaye uwo dushaka n'uri uri mu mahanga yajya no gushyira reka mubwize uko ntabyo ibyo kumushyiraho yabyo ntabyazi ako wenda ye kunagushyiriraho ako nje uriya muntu sinzi uwo ari we ariko tuzamuhamagara mbabarira oya muzabifite ubundi rero twagombye kuvuga turi no kurya inshuti ni Yesu. So rero ikindi kintu nakubwira Jackie, urabona uraje ufite uwuhe mugambi ku bantu bagukunda? Abanyarwanda muri beza wa. Ufite uwuhe mugambi ku bantu bagukunda Jackie? Abanyarwanda muri beza wa. Ngani w'abanyamu. Abanyarwanda muri imfura. Beza kabizu wa. Bari bagiye gushimira Flora. Mana nyagana. Flora Ibenge. Flora boss. Flora Ibenge anyemereye imodoka sha. None ndinze nyigo sha Flora Ibenge wowe. Boss muri biwani. Ya Flora Ibenge turareba na kuri Flora Ibenge. Flora wambaye hafi pe. Ariko Flora ni muzima. Flora ni muzima nuko tuba dukina n'umukino wanje bita Flora. Waraye. Bambaye hafi pe. Flora ni muzima. Kuri kwima. Kora no keke. Ino keke senge kurya keke byarananiye. Nose niki ufitiye abantu bagukunda mwana? Ikintu mbafitiye. Nize poroje urimo. Ikintu mbafitiye, ikintu ababwira abakire mwongere mu ntekerezo mu makazi, mwongere mbamarize uko nagarutse. Ntabwo nakomeza kwicara kandi ndi muzima. Inzara imeze nabi hano i Kigali, mwongere mu ntekerezeho. Dore imicyo nyijyaho, ari uko mwamaye amafaranga ngibuha, ari uko kuri momo buri kwezi akantu kari gusona. Yego. Mumbe hafi kabisa, mumbe hafi pe. Ndanashimira umukire wa Green Lounge ewana. Ramukire Imana imumugisha nawe yambaye hafi. Ajyashyiraho The Green Lounge sha yambaye hafi mwana. Oya ndi kuvana ajyashyiraho. Shiza karimereye mu burwayi. Arakana nyambira Jackie mu burwayi ako nabwira mushiki wawe. Sha mu burwayi yarahandi. Urumva? Shakana gacha kubwira nkako nabwira mushiki wawe. Singiye kuguhindura pe. Niba ari ibinyoni wabikora ntaribi. Niba ari ibinyoni wabikora ntaribi. Ubarano twaturi. Nje naburi nguni twaturi kukwakira akazi. Tubutwe ni umukire ushaka kuba agiye kuda amafaranga ari hejuru ya miliyoni 5 byibuze kiperi. Turimo turavuga ati se Jackie wacu ararwaye reka tumusesekemo. Hari utubazo twinshi cyane yagiye avuga. Utwo tubazo numva nyine udukosoye byaba byiza kugira ngo umukire abe flexible nawe aguha akazi. Turabanyamakosa twese turabanyamakosa ikintu cyo nyine turushanwa nuko yahishe. Njyana imbere ya kamera bashaka bazi ko ndi umurara inyuma ndi umuyehova. Yagareka mubwire. Oya ndajya ngutandukanyiriza ariko ujye wumva. Abantu rero nawe rero bazi neza. Ngenge se nuri umuyehova. Ariko kuri kamera uza wabaye shumureta sinzi ninde wishundi ninde wishundi. Kandi ibyo bintu muri rusange si byiza. Urumva? Jackie singiye kugukura ku nzoga. Zere ko nubundi usigaye winywera mana. Barakumenye yuko usigaye winywera mana. Urumva? Ariko basi n'akantu ngusabye. Ubundi nakakubwiye ngo yireke. Ariko kandi ngiye kugusandika. Ngiye kukubuza kunywa inzoga. Ariko muri bihe nyine uvuye mu bintu by'uburwayi mwagakeya inyuma ya kamera. Mbabara ntukanywa inzoga kuri kamera. Uri inshuti yanjye. Se njya nkwe inzoga mwansi. Naragiye yabiretse. Yarabiretse kabisa. Yabiretse agenda na muhungu wanjye. Ejo ni bwabiretse se. Ari inshuti yanjye bahuye nawe azaburiza nawe. Takurama. Simuje urumva naragukunda. Yakumeka Imbabarira ukayizamura bikamera. Nyine twese turanywa pe. Ndanywa ibintu byose ariko mbabarira. Oya kuri kamera ariko. Kuri kamera bibe. Nangaje n'umuntu uzajya gukoresha inzoga kuri kamera. Oya kuri kamera ndagerageza nkiyubaha. Ikindi reka dusenge byanya bya pari. Gereka nse. Bive mu gace. Oya gusenga kuri kamera. Reka twigiye mu rusengero usenge byanya bya pari byo gufira abanyarwanda. Shawanda nasenga mwana. Uko mana nje waransebeje. Abro wawe. Njewe yabara gatambika. Ndeka gatambike mu urindi kanje nawe nagushyira. Tujye mu bintu byo gusenga mugi ruhande bakubatize mvuge ni Jackie arabaye. Niba mukera kuri iri mu gitondo uvuga ngo ndasamba
abana yesu wenetse n'umuntu kwe bigarutse gute mwana nyine najyamo nko ntago nase ndakujugunya ndi mu bantu bagutereranye iyo ni titire mwana umuntu aba yaragiye ahura nayo ariko nyine nibyo ndikubwira Jackie kuri kamera yigira shumure byageze ubu mwana amafaranga mu bintu by'Imana amafaranga ari moto reka mbabwire Israel mbonye ari kugura ikibanza cya mbere kugira ngo nabyemeye tugiye gusohora indirimbo amena y'Imana kugira ngo abantu babone yuko rwose nibura ujye utwemera ko tugiye guhindura si mubwe ngo ukizwe nka nuza kuko ndi sinsenga sinabatijwe se sindi umurokore ariko ndi umwana w'Imana nyine yego ibana nyine kugira ngo nyine man n'uburi Jackie arumaza amezi ane urwaye atanga video ya mbere uri mu kabari birabyo reka mbabwire mama hari ibintu abantu mwisetinga mu bitari byo biriya reka mbabwire ndimo ndavugira nje nabo bantu tubyumva gutyo babatsutse kunywa inzoga si icyaha icyaha ni icyo ukora mu nzoga icyo kintu munyereka ahantu handitse ngo kunywa inzoga ni icyaha muri ibi icyaha ni icyo wakoreshejwe n'iyo nzoga yego wayikoreye uri kumva uri tonzo gato icyaha njyewe ariko nanayiretse ngiye inzoga ndetse nari kunywa energy mbabara tubwire abantu kuri kamera yuko Jackie utwemere neza ko waretse nareka kwibura kuri kamera mani inzoga akanyobwa kararyoha ujye kubeshya abantu umenye oya abantu bamenye yuko inshuti nyinshi ziba ari izo mu mbari mwana shabyihorera babarira mbabarira reka mbwire impamvu rero impamvu mbwire iryo jambo naricaye negereza yuko ari urumva nyine ndashaka ko twese twigira mu bintu by'Imana nubwo twabijyamo kimwe cya kabiri ndashaka ko tujya mu urumva Imana yabaye mu bintu byacu reka byibuze umunota umwe tujye mu bintu by'Imana biravuna ariko nzaba buri nguni ahantu yavuye si uzi impamvu nzaba ahantu navuye si uhazi uzi impamvu ngomba kuba umurokore Imana imaje kundokora inshuro ebyiri wiba umurokore kora utuntu dukeya ubusuyu ngo asazijwe n'iki nawe rimwe arakamera nk'inzoga utagira ngo uburiraho inzoga n'iki kameramani ibibazo bikomeye cyane urumva ngenda ndashaka ko umva ahantu Imana yakuye buri kantu usuhaza arabizi nasubize ahantu Imana yakuye buri kantu usuhaza Nasa njya hano mwese imanzi ahantu Imana yankuye suhazi ahantu Imana yagukuye suhazi ahantu Imana yakuye bora nikitakuchevu suhazi ahantu Imana yakuye akundana n'udusore tutamurira ahantu Imana yakuye wicyana suhazi ahantu ukurayibagiye none se waretse tukajya mu bintu by'Imana kuko abantu nubwo byaba umunota umwe kandi babwira kujya gusenga mukabyaza nshuti y'Imana kandi tubikwemerera jewe nk'uyu mwaka ndimo na settinga igihe cya gym n'igihe cyo gusenga ndi umuyisilamu ariko njyewe nzajya mu bayisilamu ejo mu gitondo ndeba ahantu barokotse njye ntazagira umuntu njyana imbere ngo njye gushima Imana uzajya ahantu barokotse kandi igisibo kigiye gutangira nanone icyo bitwirinze kugira ikintu natengwa abayisilamu bagenzi idini ry'umuryango abayisilamu reka ni beza abayisilamu ni beza n'abavutse ndi n'umuyisilamu urumva nzanasiba kuyicuru nzanasiba pe ariko nyine ariko abayisilamu witonze abayisilamu baranasenga no mu barokore bajya baza oya njyewe ikintu mba nkora murangiye mbacaka umwanya njyewe nkuharire umuremyi yego shaka umwanya nubwo najya mu bakatolike nkicara ahantu inyuma nkaba mpunze bano ba buri nguni b'abasambanyi bano bande basambanyi nkajya ahantu ari abakozi b'Imana na bano baroye none se ko twarokoze twabiretse nongeye kugira iyo shusho gute kandi narabiretse nyine nkaba mbahuye bya bindi byo ko ikiganiro kiba cyaryoshye ukagatereka aba ariko ntusambana pe ariko Jackie yarateretse ba super command ibintu bimeze neza cyane uzajya uri uncira uruhande kugeza njye ndashaka ko tujya mu kandi wowe ubimbaritse ziza bano bahetse reka nkubwire Jackie urusha buri nguni kunywa buriya
buri nguni ashaka kunywa kurenza na nzovu na yaka wari wabona kuri kamera buri nguni yasi si uri njyewe wabona mfite icupa kuri kamera ko numva Oya, wenda ejo bundi wari ufite ibyo ngibyo sabibaza abanyarwanda Jackie utari kwamamaza inzoga ni inama ndi kukugira nk'inshuti oya witonze utari kwamamaza inzoga uzamba bari ntuza asaba mugana ubundi utene kuzamamaza ntiwagushyiriyeho ngo tuve mu ugenda ari kwamamaza ikinyobwa ubundi mba ndi mubi ubundi niyo brand kuko njyewe nzi abantu benshi cyane muri uru ruganda utarusha kunywa banaririmba gozi bananywa ariko bakunda duha na pase z'indaya nani nifite icyaka cyishe murambabari ariko icyiza nyine nuko yabyumvishije kandi ntabwo bizongera urumva akandi kantu tuzagakora twigiriye gusenga ngiye nshaka kuzajyana hano gusenga mfite akarimbo k'Imana n'uyu nguyu Jackie Gitwaza bariteguye kutwakira oya Gitwaza bazanadushyiriraho dupromote bawiteguye kutwakira tuzagushyirira tuzajyana gushima Imana ngiye nzajya imbere nshimira Imana nzajya imbere nshima Imana Ezo bundi ngiye ntabwo ubuzima Imana ibyo bintu kuko muzajya reka nuko mugize abasitari mukajya ngo murusha ubusitari Imana byari duteguza abantu kubigiye tuzabikora igihe no munsi uwo munsi njyewe sinza amafaranga pasiteri sinzatura ariko uwo munsi muzabe mwazanye umuntu wananiwe kwishyura inzu y'ibihumbi 50 nzahava nyishyura nta mupasiteri nzashyiriraho nta muntu nzajya gusurira ayo mafaranga sinzayatapasa kandi uwo muntu bigomba kuba byaverifiwe neza yuko ariko bazana mu diakoni ugasanga nishyiriyeho ntazaze nanamwizaniye ugati kubw'iyo mpamvu hari umuntu navanye ku muhanda ngo tuze gusenga mushyiriyeho mu rwego rw'amaturo aho nari gutanga amaturo ngenda afashe cyane kandi tuzaba tunacarengeje Gitwaza yuko amaturo y'uwo munsi yose uyashyira ku muhanda turebe kabyemera ntabwo yakemera ko tubaza abari tayari ariko Gitwaza aba muzima umuntu bita Twane Rutayisire aba muzima erega ari abantu Minyoni we ni na keza nubwo yabana bitagenda neza hari abantu bari twiza umvirane ndetse njye najya gusenya kwa Minyoni gutyo muri keza cyane ku buryo bajyawe n'Imana rero akana keza ibyiza Imana yaremye uba ugomba kubireba rwose ukabona ko Imana ko ari nzima yakoze abo Rwanda nabonye muri show yo kwa Mbonyi rwari ruri imbere rufite umuzutu ndavuga ni mbega Imana ukuntu abana bazi kuyidingisiriza ubu nari yose ni bonari yajya mu rusengero ajya gufata amanyo ngo thank you Jesus ngo thank you Jesus thank you Jesus umuryo bakaba ngo thank you Jesus yatatse pasiteri yaratekereje ngo thank you Jesus thank you ahanyibereye mu scenario nta kibamo abantu barasenga ariko nariyo mubonye mu rusengero ndavuga ni wapi kabisa nta kiri ariko ikintu gihari turashima Imana Jackie yagarutse abakire mu muha amafaranga mu muha akazi Jackie ndagerageza uko shoboye urumva aje muri game uwo mukecuru nyine ikibazo nyine uwo mukire twavuganye nta kibazo gihari nicyo kibazo yari afite oya nta kibazo gihari kandi namubwiye ati Jackie ni umuntu wacu aranumva nuko ahora n'abantu bakamubeshyerera barakubeshyera ikindi bakanagushuka kandi uri akana keza bakagufatirana ufite inyota bakaguha ibintu byo kandi si byo inzoga tutariye ako Jackie ntabwo nakongera oya Jackie ndabizi ariko nabizi Imana umukire wawe ni ukuri kw'Imana iyi video urayibona pe reka izi miliyoni tuzikandane na Jackie ahubwo muzamujyana cyangwa tuzanamujyana zamwikorere mu mujyana ko video ya mbere ndashaka kuba ndi kumwe na Jackie turonse ari gutera akantu k'amaboko shaka akantu kandi boro twakoranye bwa mbere yagize miliyoni imaze kugira miliyoni 2 ya divati twakoranye yego nyine abanyarwanda baramukundira ga Jackie none se ngenda ndabihakanye uzaho nemeye ko bankunda mu burwayi bwanjye wese ubona yuko isi yaricuritse kabisa ndabibona ndavuga ati yo abantu ariko bavuga ko sana Brian yega ni umuvandimwe Brian yo ngubu umudisi umuvandimwe wanjye Brian ngo murasa DJ ni umuvandimwe ndora kaboro ari warashyizeho nuko akakuyeho nawe yaragashyizeho na mwese mwaragashyizeho kandi Brian ajyashiriraho abantu yaramushyiriyeho yashiriyeho na Miki yarashyiriyeho na Miki Brian turasa Brian arankunda naye ndamukunda turasurana
ndanamusapotinga mu bikorwa bye kandi nanjye aransapotinga ni Brian n'umujyanama wanjye nanjye ura Brian buriya nakoze akimara umugore gukura hinda nibwo namenye ko afite nyashuri nyashuri witonze banza umva yuko Brian ari inshuti nziza iyo nakoze nk'ubucucu ifite na nyashi ariko afite nyashi akimara gukura hinda nabona biragize kindi bangamira indimira nyashi muri iyo nakoze murazi ko ngo rero mukunda ngo by'ubudije iyo murafite inda na nyashi bari S muri bawitonze nyine asigaterera abantu bawitonze nyine niyo nkoze nk'ikintu cy'ubugoryi ku mbuga hakundi nyine nawe wandika cyangwa ukamamagara na Brian niko bigenze Brian ariko ashaka Jack wasaza cyangwa nyine Brian Imana imumugisha yohereje ragenge baransura nawe aransura love you rata sorambaye mukuganye barabaye muzamuke neza narasaze wankoreye iby'inshuti n'abavandimwe batakora waranyegereye bose bari barantaye ndashima amen gushimye ngira ni amen indirimbo yitwa Mena abantu bashaka gushyigikira umurimo w'Imana mube mudushyirireho Imana yabakuye indirimbo igiye gusohoka babwire vuga neza witonze ariko vuga neza rero vuga neza nimero zawe 0 5 ibariye kuri Debora umuntu yaguhamagara Mungu uri singo Mungu uri singo umuntu yaguhamagara kuba inari ko kose oya ibyo kohereza nibyo bya mbere dushaka ko ariko buri muntu nakwitaba ntari buri muntu ni uzitaba asa nk'aho ashaka kuba manager nubwo ataremera kunzinyisha ibyo dupfana cyonyine ariko arasaka kumanaginga se mu buryo bw'umuswa nanjye kwaga kumanaginga mu buryo bw'umuswagege ni ukagasaye kwako arigiye ngo yagutera inda yanga kujya umuntu agutera inda muri wireless oya bira byari prank ari kandi bose yase babonye kandi ibinyoni mwakoze nose ko ibyo bintu nzabikata